turabahutu twebwe bimaze iki? uri bubabare aze kunshaka nyuma y'uko kwibuka ambwira ati wankomerekeje, ndamubwira nti nabikoze mbishaka kuko twari turi kumwe, baradutemagura baratwica, ati n'ijambo ryanyu yatubwira ati ijambo rya nyuma Peti yambwiye ati yarambwiye ati mwamba bariye mukampamagarira mama akampa amazi yo kunywa. ngewe ikintu cyanyiciye ababyeyi kikanyicira abavandimwe kikanyicira inshuti kikanyangiriza, wowe ugakomeza ukagitsimbararaho, ugitsimbaraho cyarakumariye iki? nimunsubize. iyo mbonye abantu nkamwe mutazi n'ibyo ngibyo mubitsimbararaho mukanabyubaka, ibi ndabivugana umugaga kuko nsigaye aho isaha igeze ubu ngubu niyo saha nagombaga gupfaho, kuko saa 9 sharp nibwo inkotanyi zasanze intera hamwe zihagaze imbere y'umuryango wanjye. buriya ibintu mugira bintera iseseme. iyo mbonye umuntu w'umwana ungana naba yiyita umuhutu cyangwa umututsi, nkabonerega mu bitsimbarayeho mu bikomeyeho, ubwo bututsi bukomeyeho. muraho, nitwa Uwambaye Marie Jose, uyu ni umuvandimwe wanjye yitwa Uwantege Diane. mbere ya jenoside ariko n'ubu niho mama gituye, twari dutuye munsi ya Prince House kure hafi ya hariya bitaga SGP, naho twari dutuye, twize hano mu Giporoso. ubwo rero mbere ya jenoside twabayeho mu buzima butoroshye, duturanye n'abantu batari batwishimiye, nuko ariko turahatura kuko hari iwacu. nuko ubwo njye na musaza wanjye, hari musaza wanjye wapfuye muri jenoside witwaga Bisenga Pacifique, niwe twakundaga kugendana cyane ko twari turi mu myaka imwe. hari igihe twigaga igihe cyose, ariko uyu nawe ni umuvandimwe wanjye, ariko bo bakagira wenda bize nimugoroba cyangwa mu gitondo. noneho hari abantu twari duturanye twacaho tugiye ku ishuri, ati ariko nk'utu tunyenzi turajyaye, ese inyenzi ni igiki? ubwo bakaba bankubise urushyi, abayisenga amukubise nk'ikintu, tukagaruka mu rugo twirukanka. mama ati se mubaye iki? tuti ni Damascene udukubise. muhuriye hese? twari tuzamutse hara mu kayira turahura, aradukubita ngo mumwihorere, ngo muce hepfo, ngo mujye ku ishuri. ariko ubwo Damascene hari igihe yigeze gukubita abayisenga, azana igisebe, ntiyazana ku ishuri. njye mama arambwira ngo ca hepfo ujye kwiga umwihorere. nuko nkaza ku ishuri, dukomeza kubaho muri ubwo buzima butari bworoshye. wacaho abantu ukibaza inyenzi ni igiki, dore uko gasa, dore iki, ntubyumve. no mu rugo ntibanadusobanurire ese inyenzi ni igiki, mbese ntubashe kumenya ibyo ari byo. tukaza ku ishuri tukiga. igihe kiza kugera, noneho jenoside nyirizina, ndibaza nayo mfite imyaka 12. nuko ubwo noneho mu rugo twari turi kumwe na mama. papa wacu yakoraga amasafari, kenshi ntiyabaga ari mu Rwanda. noneho itariki 6 byari nijoro,
kuri 7 mu gitondo mama araza aratubyutsa ati mukanguke, aza yihuta ngo mubyuke ngo mubyuke. Se habaye iki? Twumva wenda ni abajura cyangwa ni ikindi kintu kibaye mu rugo, ngo muzi ko ngo indege ngo yahanutse. Indege se yandi ngo ya perezida. Ngo mubyuke intambara iratangiye. Hakaba hari abantu twari duturanye, uwo muntu yitwaga Dani, yarapfuye nawe muri jenoside. Mu gihe mama akitubyutsa tukivuga tukigira gute, Dana barakomanze. Dana akomanze ati mama Jojo, ati wamenye ibyabaye? Ati nabimenye. Ati urumva hagiye gukurikiraho iki? Ati nukureba. Ubwo bakivuga ibyo twumva abantu haruguru y'urugo rwacu. Mama aravuga ati ariko uwo si Damascene? Iryo jwi murumva atari rya Damascene? Tuteze amatwi twumva nibo. Urumva bari batuye hirya yo mu rugo. Noneho Dana ati mureke dusohoke hano tube tujya. Hari umugabo twari duturanye w'umunyagisenyi witwaga Tomasi. Ati mwaretse tukajya kwa Tomasi ko wenda twaba turiyo. Mama ati musohoke, mwebwe musohoke mube mugiye. Dani nawe asubiriwe, niba yaragiye kwambara, menya yaragiye kwambara. Yari yambaye agakabutura, ibintu nk'ibyo hari akiri mu gitondo. Noneho mu gihe mama agifunga, duca mu gikari, twe twagiye, mama agikata nk'inyuma y'inzu. Ba Damascene baba binjiye mu rugo n'abandi bantu 4 bafite impiri yari irimo imisumari. Nuko mama ngo ahita yihisha muri toilette. Yihishe muri toilette. Dani nawe abayumvise ko yari umuturanyi wacu wa Damascene, nawe abagumye mu nzu. Araza arakomanga mu rugo ngo mama Jojo fungura ubu noneho uyu munsi tugiye kuvugana neza. Mama ntiyavuga, ariko urumva yabaye asohotse mu rugo. Iyo toilette yari iri nka hano, nkahara kuri ziriya piano ariho mu rugo umuryango, byari imiyenzi wabaga ureba umuntu neza. Noneho mama araceceka, acecetse fungura, bahonda urugi twe cyangwa bagiye. Nuko hashize umwanya baragenda, kuko bari batuye hirya yo mu rugo ho gatoya. Nuko bagiye, mama abavuye muri ya toilette aza yiruka adusanga kwa Tomasi. Adusanze kwa Tomasi, ariko twe bari badukinguriye. Aravuga Jojo, mama wanyu sari? Turaba dusize mama inyuma, araje. Ubwo yabitubwiraga ibyo ngo ba Damascene ibye by'impiri, twe deja twinjiye kwa Tomasi. Nuko baba dushyize mu cyumba na Dana hitaze uwo muturanyi. Baba dushyize mu cyumba, ati muceceke ntimuvuge. Ariko haciye nk'isaha, hari akayira kamanuka kavaga ku muhanda. Twumva abantu batangiye kumanuka ari benshi iruhande aho ngaho kwa Tomasi. Abantu bamanuka benshi basakuza, ubona mbese ibintu bitameze neza. Nuko ubwo uwo mugabo Tomasi we yarasohokaga akajya hanze akareba. Haciye nk'amasaha nk'abiri araza aratubwira ati ntabwo ibintu byoroshye. Ati ku muhanda
ntabwo nta bantu bari kuhaca ntaki ariko ubwo amasasu yari menshi, nta bantu, aratubwira ati nta bantu bari kwambuka ngo bajye haruguru. Urumva muri icyo gihe inkotanyi zari zarageze muri sente, kugira ngo wenda abantu babe bakwambuka ngo bagende haruguru y'umuhanda ntabwo byakundaga, ahubwo abantu bose bagarukaga hehe muri Kajeke. Nuko ubwo Thomas ati ibi bintu ntabwo biri bushoboke, kandi nihagira abantu baza hano bakabasanga hano nanjye ubwanjye bari bunyice. Nuko ati mureke turebe haceho abantu benshi tujye muri icyo kivunge. Kwa Thomas hari nka hano yari ari inzira y'abantu nyine bacagamo. Nuko tuba turasohotse, aratubwira ati musohoke. Turasohoka, mama yari ahetse musaza wanjye wari mutoya, aramuheka yitwirikira ikintu mu mutwe. Turamanutse tugeze Kajeke, abantu bari babaye benshi cyane. Nuko tugeze Kajeke tuburana na mama Cukwe ngo akataza Rubirizi, twe tuzamuka Kicukiro. Turagenda tugeze Kicukiro, twaciye inzira zo hepfo muri Kajeke, turazamuka tugera Kicukiro. Tugeze Kicukiro, oya twabanje Kicukiro Mureto. Tugeze Kicukiro Mureto, hari abantu benshi na minwari n'ibiki, ibintu byinshi, abantu ari uruvunganzoka, ari abantu benshi cyane. Nuko turaharara turahirirwa, turongera turaharara turahirirwa. Haciye nk'iminsi nk'itatu cyangwa ine, nibwo abasirikare ba minwari batangiye ubona abazinzi byabo barigendeye. Noneho hatangira kuza abasirikare basanzwe bo mu Rwanda, bati hano turabona abantu babaye benshi, mureke tumanuke Sonatibe aba ariho muba mugiye. Urumva nari nkiri kumwe njyewe n'abayisenga, twari tukiri kumwe Mureto n'uyu muvandimwe. Nuko tugeze Sonatibe, nasigaranye n'undi muvandimwe wacu. Abayisenga we turamubura. Nuko ariko abantu bakamanuka izi nyenzi, abo bakubita bagira amasasu ari menshi, ukajya kubona ukabona umuntu yituye hasi arapfuye, ukajya ko mbese ni ibintu utabashaga gusobanukirwa. Twari tukiri n'abana, ukavuga ese ibi ni ibiki, ugakanura amaso gusa ntumenye aho biva n'aho bijya. Nuko bakomereza aho. Murakoze. Wenda mwibukijeho gatoya, tukiri aho ngaho Mureto, twari abantu benshi cyane, ariko ubwo nk'uruhande rumwe hasa nk'ahari hamaze kwinjiramo interahamwe, bari gukubita abantu bari kuvuza induru, nyine ubona abantu bahungabanye. Birangiye tugiye tubona haje abajandarume bambaraga ingofero z'umutuku, ndumva tubona baraje, babaza umugabo, ntabwo ndi bwibuke izina rye, ntabwo ndi buryibuke kuko rwose ni kera, numva nari nkiri umwana, sindi buryibuke kuko sinari nanamuzi. Noneho turangije bati sohoka n'umuryango wawe.
numva twari tubicaye iruhande, umugabo arasohoka n'umugore n'abana, tubasohoka inyuma turiruka. Noneho hakunda hari nibaza umuntu aba afite nk'igihunga, umugore arashaka kubaza ati saba abana naba, umugabo ati bihorere. Turasohokana nabo nyine, ubwo urumva yahise aceceka nyine, turasohoka. Turangije turembuza umusaza wacu nyine, turamubwira tuti ngwino tugende. Aratubwira ngo hoya, ngo ntabwo njyana namwe. Turamubwira ngo ngwino tugende. Ntabwo twari tuzi aho tugiye, ariko gusa nyine twabonye uwo muntu agiye, turavuga uko byagenda kose bari abantu ntabwo bamugirira nabi. Niko twimajinaga, ntabwo twari tubizi kuko nawe ntitwari tumuzi. Turamubwira ngo ngwino tugende, ariko umva twari tugize nibura nk'akantu keza ko kumva uwo mugabo nibura avuze ati se wabaretse. Umva nyine natwe twumva ko nyine uko byagenda kose hari ukuntu agiye kubaho. Noneho turangije aravuga ngo ngewe ntabwo njyana namwe. Yari ari kumwe n'abana biganaga, wenda je nari mutoya wenda kuri bari ko nanone ntabwo nari muto cyane kuko nari mfite imyaka 10. Gusa yenda ndibukamo umwana witwa Munyezamu, abahigaga baramuzi. Hari n'undi mwana twari duturanye yitwaga Dada, ubwo niko muri quartier nyine twamwitaga, ntabwo namenya irindi zina rye. Nuko n'abandi bana nyine urumva twazamutse muri quartier turi gihiriri, turi abantu benshi cyane. Aravuga ngo ngewe ntabwo nsiga abana twigana, ngo muri mugende. Arabyanga, urumva ntabwo twari kuguma muri ibyo, twikurikirira aba bantu turagenda. Uko twagasohotsemo tukirenga, urumva uwo mugabo nawe nubwo yari yajemo ngo ariko bari yaratuye hafi yaho, yahito gutya nko hejuru y'umuhanda we. Tugisohokamo twinjira nk'imbere y'amarembo we, havugamo amasasu, havugamo induru, havugamo imihoro byinshi pe. Abantu bavuza induru, abantu barasakuza. Duhita twinjira ku uwo mugabo nyine, turakanaguzwa nyine, urumva biraducanga. Nawe nyine ariko ntabyo yarazi kuko nawe nk'Imana yamuhagazeho simbizi. Nuko turicayemo, turarebye, umuntu nyine kwa kundi wumirwa ukabura icyo uvuga. Tugiye tubona hashize nk'isaha buriya ko nibaza, tubona igihiriri kiramanutse cyinshi, ariko ubwo imbere hari abasirikare, hari intera hamwe ku mpande babashyizemo hagati, barabamanura babajyana epfo muri rompuwe iriya ya Sonatibe. Barabamanukana baragenda, bagumayo umwanya nyine, ntabwo twababonaga. Ubwo nyine bari epfo, ntabwo twababonaga. Noneho haciyemo nanone nk'ikindi gihe, umva haciyemo amasaha menshi, busa nk'ubumaze kugorobamo gakeya, butangiye nko gusa nk'ubwira, tubona barongeye barabazamukana benshi cyane, ariko benshi. Tubona barongeye barabazamukana, ntitwamenye iyo babajyanye, ni barabazamukana. Ubwo juste bari babajyanye i Nyanza ya Kicukiro. Gusa nyine ntacyo twakoze, nta n'icyo twari gukora, nta n'icyo twari tuzi twakora. Twari turaho nyine tujagaraye, ubona nabo muri kumwe ntubazi, ntuzeje icyo bari bugukorere, ntuzi niba bari bukwirukane. Nyine twicaraho n'abana, ariko twari abana, njye nabonaga turi kumwe n'abana babo, nkumva n'ubuzima n'ubwo ngubwo, nkumvaga nta kindi numva ntekereza muri njyewe. Tuwabonaga n'abana babo, tukaryama, tukajya nyine turi kuganira nk'abana, ariko ntabwo twabonaga nyine twebwe ejo bizagenda gute, ntabyo twamenyaga. Ariko papa wabo nyine yari abizi kuko yari umuntu mukuru. Nuko tubaye aho ngaho, biza kugera ubwo, ariko twahamaze igihe, wenda ntashobora kwibuka neza, ariko twahamaze iminsi pe. Biza kugera ubwo uwo mupapa aza kutubwira ati rero aha naho byakomeye, hano byakomeye bimeze nabi, ati mureke dusohoke tugende, aho batwicira ni aho ngaho, muze tugende. Gusa nshimira uwo mupapa, yewe Imana
nshimira uwo mupapa ni ukuri yatugiriye neza kwakira umuntu utamuzi ukamuha ubufasha. Mbese ni ibintu nyine icyo gihe sinabitekerezaga, ariko ubu nibwo mbitekereza. Nari umwana ntabyo nari nzi, ariko uyu munsi wa none aha niwo mbiha agaciro, nkatekereza uriya muntu njye kuri njye namwita intwari. Namwita intwari kubera ko yankoreye ikintu njye ubwanjye nyine ntari kubasha kuba nakwikorera. Turangije aratubwira ati tugende ibintu byabaye nabi byakaze. Gusa nyine rwose bari bamaze kudufata nk'abana babo, ntabwo bari batuzi, ntabwo twari tubazi, ariko nyine rwose agerageza kudufata rwose nk'abana be. Turasohoka turagenda, aho bamubajije twagera nk'ahantu akavuga ati se abo bana bose ni abawe? Ati rwose ni abanjye. Ati nk'aka ni akamushiki wanjye. Ati rwose mumbabarire. Ntabwo yigeze atwihakana, ntabwo yigeze yihakana ngo avuga ati aba bana ntabwo mbazi. Uriya mugabo ni ukuri Imana izamuha ijuru gusa. Turagenda twarurongotana ntabwo twari tuhazi. Iyo twagendaga ntabwo twari tuhazi, ariko twaje kumva twagenze mu nzira nk'iminsi nk'ibiri gusa, cyangwa ni nk'aho ngaho. Twumva ngo tugeze Igitarama. Tubayeyo, hari abantu benshi nabo benshi cyane, ariko benshi ubona nyine bagiye bava za Kigali. No mu muhanda habaga harimo abantu benshi bagenda, nta modoka zabagaho, nta zagendaga, kiretse nk'imodoka z'abasirikare cyangwa iki. Hagendaga umuhanda wabaga wuzuye abantu gusa, bagenda n'amaguru, abikoreye utumatera, abikoreye iki nyine nabo bagendaga mu muhanda. Turagenda tugezeyo, tumazeyo igihe nacyo wenda ntari bushobore kwibuka, gusa twamazeyo igihe kinini kitari munsi y'ukwezi, cyangwa se gusa nzi ko twamazeyo igihe. Turagaruka nyine, urumva inkotanyi zari zatangiye gusakara hose, naho ibyo ari byo byose zari zagezeyo, kuko baravuze ngo uwo mugabo nyine twagiye kumva aratubwiye ngo dutahe. Turagaruka. Ubwo mu kugaruka nibwo yagiye yatubaza ati se ubundi iwanyu nihe? Turamubwira tuti twari dutuye hariya munsi ya Prince House. Ubu se mwahamenya? Tuti twahamenya. Turagenda, tugezeyo dusanga nta muntu uri mu rugo, nta muntu wari wakagera mu rugo. Nuko adusubiza iwe, dusubirana iwe. Bibayeho nk'icyumweru, atereka twongere dusubireyo. Tugaruka mu rugo, noneho dusanga mama yaraje. Wamubonye ati ati uraho? Nyine tubona baraziranye. Nuko nyine amuciramo muri makeya, aravuga ati we warankoreye. Ati nuko nyine birarangira. Gusa ngarutse inyuma gatoya, hari umwana nawe w'umukobwa twari duturanye muri karitsiye y'iwacu yitwaga Zayituna. Nawe ubu aba mu Bubiligi, ariko baramutemaguye umutwe wose, kuko nawe twari turi kumwe muri Eto. Nyuma rero tuza guhura nawe, turambwira ese amakuru yanyu muha gatoya nyine, kuko urumva yaraharokokiye. Nawe yahise aza mu mizo ya mbere agaruka muri karitsiye. Noneho turamubaza, yahise aza mu rugo nyine, urumva kwa kundi wazaga ugasanga nta ngo zari zikihaba, nyinshi bari barazisenye. Ugasanga nk'urugo rw'umuntu wahabona nk'umwotsi ukavuga uti abantu baracyahaba. Tugiye kubona tubona uwo mwana duhingutseho mu rugo. Baba we wararokotse? Peti sarihe? Peti yari uwo musaza wacu yitwaga Pacifique. Ari he? Ati Peti baramwishe. Atubwira abo bana bose, ati bamwicanye na ba munyezamu, ati bamwicanye na ba dada. Hari n'undi mwana ntago ndi bumwibuke, bari batuye hano hepfo, ntago ndi bwibuke izina rye, ariko nari muzi. Ati bose barabishe. Warababonye? Ati narababonye, twari turi kumwe gutya. Ati twese twari turi kumwe, baradutemagura baratwica. Ati n'ijambo ryanyu
aratubwira ati ijambo rya nyuma peti yambwiye ati yarambwiye ati mwambabariye mukampamagarira mama akampa amazi yo kunywa. Birarangira nyine ntawe yabonye umusubiza kuko nta n'uwarebaga, kuko n'uwo mwana aratubwiye ati nubwo nabyumvaga ariko ntago nabashaga kweguka, afite ibikomere byinshi mu mutwe pe, ntago yabashaga kweguka. Aratubwira ati ni iryo jambo rya nyuma numvise avuga, ntabwo nigeze nongera kumwumva avuga. Ati ntabwo nigeze nongera kumwumva avuga, ati ubwo nyine byarangiriye aho ngaho. Ati ngize amahirwe haciyeho iminsi, ati nanjye ntabwo nashobora kwegura umutwe kuko urumva i Nyanza habaga hari interahamwe zirekereje kureba ko hari abantu bari bugerageze kwegura umutwe kugira ngo babarangize. Arangije aratubwira ati ntabwo nashoboraga kweguka nanjye, ati kubera ko urumva nyine nageragezaga kugaragaza nyine ko nanjye napfuye. Ati gusa hashize igihe gito, hashize iminsi, ati tugiye kumva, ati twumva abantu bari kugenda bavuga ngo nimweguke ngo tuje kubakiza, ngo nimweguke ngo tuje ngo bari kutwumva ngo mutwumve, ntabwo tuje kubagirira nabi, ngo tuje kubakiza. Urumva nawe nibwo yagiye yakwegura umutwe. Arangije nyine baramujyana, baramwondora, baramuvura ibyo bikomere nyine yari afite. Nuko ubwo nyine yaravuze ati nubwo twamenye ko inkotanyi zahageze. Gusa ntabwo twabura gushimira inkotanyi, ni ukuri zadukuye ibuzimu pe, zadukuye ibuzimu, zitugarura ubumuntu. Ntago biriya bihe byari byoroshye, ntago wabonaga ko uko byagenda kose hari abantu uzasanga, hari umuntu utekereza wabona ngo wabona umuntu agihari, ntabyo watekerezaga. Waravuga ngo uko byagenda kose wenda ndi njyenyine, twibaraga twebwe nkapfa, ko numvaga rwose atakibaho kubera ko ukuntu twatandukanye, ukuntu twamusize, ntago twumvaga nyine rwose akiri mu mwuka. Ukuntu iyo nterahamwe yazaga mu rugo wiri kumubwira ati wafungura urapfa, utafungura urapfa, ntabwo twari tukimubaraho rwose, twumvaga yarapfuye byararangiye. Ariko burya Imana ni umukozi w'umuhanga, igira ibigenda ariko ikagira n'ibisigara nyine bizavuga amateka, nuko tugomba kubyakira. Gusa ntitwarangiza, ntabwo twasoza ubuhamya tudashimiye inkotanyi. Ni ukuri zaratugobotse. Ngiye ntekereza ngo iyo zitindaho gatoya hari twese twari gushira, ariko nyine zaziye igihe, n'iki Imana yari yagennye, zidutabarira igihe rwose. Imana ijye ibaha umugisha, ntacyo twabona tuvuga, ntacyo wabona ubahemba, ariko umugisha ku Mana tubasabira ni ukuri uzabokamye. Murakoze. Bagenderamo batagombye kugenderamo kubera yuko batazi ingaruka zabyo, ndaza kubigarukaho. Ariko turibuka yuko turi no mu rusengero, ndagerageza guhuza ibyo bintu byombi, kandi muri uko kubikora ndanagerageza no kwihuta ku buryo turangiriza igihe, ntabwo ndi bubakerereze. Hari igihe umuntu atanga ikiganiro akaryoherwa akibagirwa yuko abantu icya mbere arimo kubwira abana, kuko burya abana kwihangana kwabo no gutega amatwi kugira aho kugarukira, kuko bagira aho ngaho icyo bita attention span igashira. Rero iyo uri mukuru ukivugira gusa ukagira ngo urabwira abantu bakuru, burya hari icyo wishe. Ikindi cya kabiri, n'abandi bari hano bafite n'ibindi bagomba kujya gukora. Turibuka yego, ariko tugomba no kubaho. Rero ndagira ngo mvuge nihuta. Icya mbere ndavuga ku gaciro ko kwibuka. Agaciro ko kwibuka mpere ku rusengero, mpere ku bukristo. Ubundi buriya abantu ba mbere bagize ikibazo dutangiye kujya twibuka ni abakristo n'abapastori n'abandi b'abanyamadini. Kubera kubwira ati biriya bintu byo kwibuka bizamura akabuze, reka nakoreshe n'amagambo yakoreshwaga, ndetse bikurura amadayimoni. Bamwe ni nako bavugaga ko abantu barahungabanaga bati ntimubona ibyo murimo gukora, mwazanye amadayimoni.
ariko ubundi uhereye kuri icyo ngicyo, ubundi ubukristo ni idini yibuka. Kuva mu isezerano rya kera kugeza mu isezerano rishya, ubukristo bwubakiye ku kwibuka. Reka mbahe ingero nkeya. Nimureba mu isezerano rya kera, guhera kuri ba Aburahamu. Aburahamu yinjiye mu gihugu cy'amasezerano, ikintu cya mbere yakoze, yubatse igicaniro cyo kujya yiyibutsa, akibutsa n'abazamukomokaho ko yigeze gukandagira aho hantu. Ubwo Abayisiraheli bavuga muri Egiputa, bagiye mu gihugu cy'amasezerano, bahagaze muri Yorodani, Imana yabwiye Yosuwa ngo babwire baterura amabuye 12 bayavane muri Yorodani mu mugezi, bagende bayashinge ahantu, bajye bibuka ko aya mabuye ari urwibutso rw'uko bambutse, bakava mu gihugu cy'uburetwa, bakava mu gihugu cy'urupfu, bakava mu gihugu cy'akababaro, bakinjira mu gihugu cy'amasezerano. Ngira ngo natwe kwibuka nicyo byagombye kutumarira. Ndaza kubigarukaho. Mu isezerano rishya, nimunyura mu nsengero zose cyangwa ku nsengero zose, ikintu cya mbere muzabona hejuru y'urusengero cyangwa imbere y'urusengero muzahabona umusaraba. Umusaraba ntabwo cyari igikoresho cy'umutako. Ubundi ubonye umuntu wambaye umusaraba mu ijosi, bamwe bambara mu ijosi, abapastori bambara ku ikote, ubundi utazi neza icyo bivuga, wakwibaza niba uwo muntu adafite ikibazo mu mutwe. Reka wenda kugira ngo mbibumvishe, abantu bacu bamwe muri aba ngaba bicishijwe impiri, abandi bicishijwe imihoro. Uramutse ugiye ugacurisha agahoro gatoya muri zahabu ukajya ukambara mu ijosi, bakubaza kuki wambaye agahoro, bavuga ngo mba nibuka yuko ariko bakoresheje bica abantu banjye, bavuga ati uyu muntu ni umurwayi. Wambara ikintu cyakwiciye. Ariko buri ubukristo burangwa n'umusaraba babambyeho umwami wacu. Kuki twibuka umusaraba? Nuko mu musaraba, mu rupfu, havuyemo ubuzima. Buriya no mu Rwanda dushatse twabifata dutyo, tukavuga ngo mu rupfu rw'igihugu cyacu havutsemo igihugu gishya. Mu rupfu rw'igihugu cyacu rwatewe n'amacakubiri havutsemo ubutwari bwo gutinyuka guhindura ibyo tutari gutinyuka guhindura iyo abantu bacu badapfa. Mu rupfu havuyemo ubuzima, mu rupfu havuyemo impinduka. Ngewe sintinya kubibabwira kuko namaze igihe kirekire mbaza Imana, ariko kuki wemeye ko dupfa? Ko nanjye ndi mu barokotse jenoside. Imana irambwira ngo iteka ryose iyo ngiye gukora ikintu gishya haboneka amaraso. Kugira ngo agakiza kacu kaboneke habonetse amaraso. Umubyeyi kugira ngo abyare haboneka amaraso. Ibintu byose, uru Rwanda, iyi jenoside yaratubabaje, yaratwambuye, yaratwiciye, ariko yabaye imbarutso yo gutinyuka gukuraho idarapo nangaga. Yabaye imbarutso yo gutinyuka gukuraho imune ntajyaga ndirimba ngo nyirangize. Iri imune twari dufite, hari igitero cyayo ntajyaga ndirimba. Iyo twaririmbaga tukagera ahantu bavuga ngo nshimira abarwanashyaka, abo barwanashyaka bishe data ntacyo nari mfite mbashimira. Iyo twageraga aho ngaho nakubitaga iminwa ngo batamenya ko ntabyemera, ariko sinabiririmbaga. Twaratinyutse turahindura. Ubundi ni ibihugu bikeya byemera guhindura imune y'igihugu, ni ibihugu bikeya byemera guhindura idarapo y'igihugu, ariko twarabihinduye kubera ibi byatubayeho. Rero tubyibuka kugira ngo twibuke yuko nk'uko Imana yabwiye Abayisiraheli ngo nimumara kwambuka Yorodani muzakuremo amabuye muyashinge, ngo abana banyu nibababaza ngo kuki mwashinze aya mabuye, ngo mujye mubabwira ngo twibuka ko twigeze kuba bacakara muri Egiputa, Uwiteka dukurayo. Rero korari yabiririmbye neza. Iyo twibuka ntabwo tuba turimo guhembera inzika, ntabwo tuba turimo guhembera urwangano, ntabwo tuba turimo guhembera agahinda, turagafite gahagije, si ngombwa kugahembera. Tuba turimo kwibuka yuko twigeze kuba mu gihugu kibi, turimo guhindura igihugu cyiza. Twibuka iki rero? Kuki twibuka? Icya mbere,
ubwo nari nkiri ku ruhande rwa Bibiliya. Icya mbere, twebwe mu Rwanda twibuka kugira ngo dushime, twibuka kugira ngo dushime, twibuka kugira ngo buri muntu wese afite impamvu yo gushima Imana, kuko icyatumye usigara ni ukugira ngo ugire umumaro mu gihe nk'iki. Abandi dushima Imana kuko yaturokoye tukaba tukiriho dushobora kugira umumaro twese. Ariko mu gushima Imana dushima tugira ngo dushime n'abo Imana yakoresheje kugira ngo turokoke. Ntange ngiye kuri iyi saha rwose, aho isaha igeze ubu ngubu niyo saha nagombaga gupfaho, kuko 9:00 sharp nibwo inkotanyi zasanze interahamwe zihagaze imbere y'umuryango wanjye. Hanyuma ndarokoka. Ntashimye inkotanyi naba ndi ntashimwe. Ku abana babiri banyuzeho ntibigeze banahagarara ngo baze kureba wenda bo barokoye, bikomereje mu mirimo yabo bari barimo, ariko birukanye interahamwe zari zigiye kutwica. Turibuka tugashima abo ngabo Imana yakoresheje, izo nkotanyi Imana yakoresheje kugira ngo tube tukiriho. Turibuka kugira ngo dushime ubuyobozi bwashyizeho politike yo kwibuka ariko ikuraho amacakubiri. Kuko reka mbibabwire, abakiri batoya wenda bashobora kutabyumva, ariko twebwe twapfushije ababyeyi muri za 63. Yewe papa bamwishe muri 63 mu kwezi kwa 12, nta nubwo batwemereye kubahamba, kuko baravuga ngo bazabera urwibutsa abandi bose bazagerageza kwegura umutwe. Nta nubwo bajyaga bambaza bati papa wawe akora iki, ntiyarapfuye, yishwe n'iki, nturumva ntiyararwaye arapfa, nta nubwo nzi naho yaguye. Ntabwo twari twemerewe kwibuka. Rero ubuyobozi bwazanye politike y'ubumwe no kwiyunga kw'abanyarwanda, ikemera n'abantu kwibuka. Burya hari ikintu bivura, nawe turibuka tukabashimira. Ariko ikindi gikomeye cyane, twibuka kugira ngo duha abacaga agaciro, kuko urumva abantu benshi bicwaga mu buryo bw'agashinyaguro butesha agaciro. Iyo tubibutse tukabashyingura mu cyubahiro, tubasubiza agaciro kabo. Ubundi n'abantu bishwe n'urupfu rusanzwe, njya mbona abantu bava hano bakajya Rusororo gushyira indabyo ku mva z'ababyeyi babo, gushyira indabyo ku mva z'abavandimwe babo, gushyira indabyo ku mva z'umugabo cyangwa z'umugore cyangwa z'umubyeyi, baba barimo kumuha agaciro. Turibuka kugira ngo dusubize agaciro abantu bacu bakambuwe. Ariko ikindi kiyongera kuri ibyo, twibuka kugira ngo twibuke amateka yacu kugira ngo tutazayasubiramo. Twibuke amateka yacu, kuko igihugu kugira ngo kigire hariho cyageze, abantu bamwe uzumva bakubwira ngo abantu barabyutse mu gitondo ngo bagira umujinya ngo babiciye perezida. Uwo mujinya waratabiriwe, uwo mujinya warafumbiwe, uwo mujinya waruhiwe, uwo mujinya waragaburiwe, uwo mujinya n'abatari bawufite barawutewe bashyiraho n'agahato. Reka twibuke ko u Rwanda rwapfuye. Iyo twibuka, niyo mpamvu badusaba gutanga amateka. Twibuke aho u Rwanda rwapfiriye kugira ngo ibyarwishe tubirandure. Abanyeshuri muracyankurikiye? Ndagira ngo mutege amatwi kugira ngo mumenye bimwe mu bintu, kuko ni mwebwe mubishaka mutabishaka, ni mwebwe tuzasigira iki gihugu. Ariko nimugisigarana mukakiyobora nk'uko abatubanjirije bakiyoboye, muzacyangiza. Muranyumva neza? Muri mwebwe mukiri batoya, umunsi twashaje, nimwe muzasigara muri ba executive, nimwe muzasigara muri ba meya, nimwe muzasigara muri ba depite, muri ba ministre, muri abacamanza, muri abasirikare. Twebwe twaragiye,
mujye mwiga amateka kugira ngo mwe kuzayasubiramo. No mu ishuri nibigisha histoire, yaba ari amateka y'u Rwanda yaba ari amateka y'ikindi gihugu, uburyo bwiza bwo kwiga amateka ni ukureba ikintu cyashenye igihugu, cyateje intambara, ukavuga ngo umunsi nabaye umuyobozi iyi nzira sinzayicamo kuko bahashyize red flag. Ndaza kubabwira ibintu bimwe na bimwe biza kubafasha gushyiraho red flag ku bintu bimwe na bimwe. Icyambere, gusenyuka k'ubunyarwanda. Ubundi buriya basogokuruza, ndimo ndandika igitabo cyitwa Leadership Genius of Our Ancestors, ubuhanga mu miyoborere bwagaragajwe na basogokuruza. Jewe nize leadership, niyo nakozeho masters, niyo nakozemo doctora. Ntangarira basogokuruza, hari ibintu by'umwe bafite amagambo amwe n'ururimi rumwe, ngo none icyo bazashaka gukora cyose ntabwo kizabananira. Iki gihugu cyari special, ni kimwe mu bihugu bikeya bivuga ururimi rumwe. Bashobora kukubwira ngo nuko ari gitoya, ntabwo cyari gitoya. Aho u Rwanda rwafataga hose bahitaga bavuga ikinyarwanda. Bagiye muri Kongo, buriya ikintu bamwe abantu batazi mu mateka y'u Rwanda, buriya hariya mwumva harimo kubera intambara muri Kongo, Rucuru na Masisi, hari mu Rwanda mbere ya Butare na Gikongoro. Hariya habaye mu Rwanda mu kinyejana cya 15 mu 1430 ku ngoma ya Yuhi wa kabiri Gahima. Wairi buriya ari amajyepfo ya Zanduga yinjiye mu Rwanda nyuma. Ariko iyo ugiyeyo, niyo mpamvu wumva muri kino gihe Kongo ifite ibibazo, bari ngo hari abantu bavuga ikinyarwanda. Aho bageraga bahasangaga izindi ndimi zigahita buhoro buhoro zibisa ikinyarwanda, bakavuga ikinyarwanda. None Imana ikitegereza bene abo bantu, muzare ubufumbira muri Uganda bavuga iki? Ikinyarwanda. Buri iyo batindaho gatoya, Rwabugiri abazungu bamuhagaritse ageze Mbarara, oya ageze Masaka, niho yahuriye n'abazungu. Iyo batindaho gatoya, mu gihe gitoya wari gusanga kuva Masaka kugera hano ari mu Rwanda bavuga ikinyarwanda, kuko ikintu cya mbere baremaga ubumwe bwabo. Niyo mpamvu no mu mateka icyo bita myths of origin, mu migani y'inkomoko, bo ntabwo abanyarwanda bigeze bavuga ngo ni Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa ngo baturutse ahantu hatandukanye. Baravuga ngo habayeho umuntu witwa Kanyarwanda abyara abana batatu bitwa Gahutu na Gatutsi na Gatwa. Mythe des origines, imigani y'inkomoko. Bo bakoraga uko bashoboye bakitwa bene mugabo umwe. Ariko ubwenge buje, ubushakashatsi buje, bazana icyo noneho bita hypothèse. Hypothèse des origines, ukuvuga ngo ni igitekerezo none bavuye mu migani y'inkomoko bagiye mu bitekerezo by'inkomoko. Bati buriya Abatutsi bagomba kuba baraturutse Abyssinia, ngo ni ukuvuga muri za Somalia, za Egiputa, za Djibouti hirya. Abahutu bo baturutse za Chad na za Cameroon. Abatwa bo biberaga mu mashyamba hamwe n'inguge n'impara n'imparage. Iyi hypothèse ngewe sinanayemera. Kubera iki? Kubera ko bundi urebye ikinyarwanda ntabwo gisa n'icyamuharike cyaho muri Abyssinia bavuga. Nta nubwo ikinyarwanda gisa n'indimi zivugwa muri Cameroon na Chad, ahubwo birarenga usanga ikinyarwanda gisa n'indimi zivugwa muri za Eswatini, ikizuru cy'aba South Africa, igishona cy'aba Zimbabwe. Ubwo habayeho no kuvuga ngo abantu bafite ahandi baturutse, baba baraturutse mu majyepfo ntabwo baraturutse mu majyaruguru. Iyi hypothèse sinayo, linguistically ntabwo ari. Ariko ibyo reka twe kubijyamo. Ariko reka mbere cyabo byasenyeye u Rwanda, basogokuruza abo bitaga bene mugabo umwe. Murankurikira neza, abanyabwenge baje bavuga ko twaturutse hamwe abandi baturutse ahandi. Muri buka disikuru yitwa Mugesera atera abantu umwete kwica abantu, ravuga ngo Abatutsi baturutse Abyssinia tubacishe muri Nyabarongo basubire iwabo.
baradufashe batwisa abanyamahanga. Jewe najyaga mbijya impaka n'abantu barwo, kuki munyita namwe muri abanyamahanga? Niba mwaraturutse Chad na Cameroon nimusubire iwanyu, cyangwa se mwemere ko twese tutari aba hano tuhaturanye, cyangwa se twemere ko twese turi aba hano tuhature. Ubundi basogokuruza na basogokuruza ko bari hano ko batigeze babipfa. Icyo rero hari ikintu bitwigisha. Kamanze mbwira aba bana batoye, buriya ibintu mugira bintera iseseme. Iyo mbonye umuntu w'umwana ungana naba yiyita umuhutu cyangwa umututsi, nkabonerega mu bitsimbarayeho, mu bikomeyeho, kwese ubwo bututsi bukomeyeho. Ngewe ikintu cyanyiciye ababyeyi, kikanyicira abavandimwe, kikanyicira inshuti, kikanyangiriza, wowe ugakomeza ukagitsimbararaho, ugitsimbarayeho cyarakumariye iki? Nimunsubize. Iyo mbonye abantu nkamwe mutazi n'ibyo ngibyo mubitsimbararaho mukanabyubaka. Ibi ndabivugana umugaga kuko nsigaye mbona mu rubyiruko ariho bisigaye. N'ababyeyi murimo hano mubimenye, aba bana bacu barimo baravihikira virusi zashenye iki gihugu, barimo barazitubura, barimo barazubakira, bahindutse lab y'amacakubiri. Hari ishuri mperutse kujyamo, umudirektor arambwira ati igikorwa cyo kwibuka cyawo naragihagaritse. Wagihuye iki? Arambwira ati aba bana bihaye kwibuka baheza abandi, ngo bababwira ngo muraza kwibuka abacu. Ibintu nk'ibyo ku nshuro ya 30 twibuka, abantu ukaba bagifite iyo mitekerereze. Twibuka kugira ngo tuve muri iyo mitekerereze yashenye iki gihugu. Umurongo twafashe ni uwo gusubira mu murongo wa basogokuruza, tukaba abanyarwanda full stop, akadomo, nta virgule. Rero abantu b'urubyiruko nkamwe bakishimira ngo turi abatutsi, urabatutsi, ubututsi bwawe buraribwa, butanga akazi, bwagura igihugu, turabahutu twebwe, bimaze iki? Uri bubabare aze kunshaka nyuma y'uko kwibuka ambwira ati wankomerekeje. Ndamubwira nti nabikoze mbishaka, kuko ngewe nk'umuntu wabaye muri ibi ngibi, wabonye data yicwa mfite imyaka 5, bakanyirukana mu ishuri mfite imyaka 15, bakanyirukana mu kazi mfite imyaka 25. Nifuza ko ibi bintu biranduka, sinzabibona inyuma. Ababibagarira sinzi icyo mubikundira. Ngewe ikintu cyanyangirije sinshobora kukibagarira. Ayo ni amateka yacu.